Yes, nyemerera nongere nguha ikaze mukunzi wacu udahwema gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Ngira ngo murabibona turi ku myitozo ya nyuma ya Rayon Sport yitegura ekipe ya APR FC zizacakirana ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 12 n'igice. Murababona abakinnyi bayo, navuga ngo ino squad umuntu navuga ngo mutari kubonamo hano ni Fare Nganye mbona we utangiye ari kuzenguruka ikibuga, ariko abandi bakinnyi bose bari tayari bareyo mu manuke muri comment mumbwire ukuntu muri kubona abakinnyi bayo. Nguyu Asumani ndamubona, Zizi Dawo ndamubona, nguyu Kwizera Olivier ndabona abazamu batatu bahari, nabazamu umwe w'umunyamahanga wasigaye ndetse n'ababiri b'abanyarwanda. Ndi kumubona ndamubona Yves, nkamubona Gishweka uhabwa amahirwe ejo yo kubanza mu kibuga. Nkubwira ko ku myitozo ye ya mbere yakoze umukiri umwe yavuze ati Kwizera clean sheet mu mahoro amadolari 200 nzayaguha. Mureyo ejo mu China ndetse n'uwo bita Lorenzo kuri Eske nawe aravuga ati mu China nibushyizeho amadolari 200 nanjye kizaho amadolari 100. Mbese navuga ngo Kwizera Olivier kuri match y'ejo naramuka akoze clean sheet amadolari 300 yamaze kwiyandika. Ngira ngo dore katugende Yves agende abanyerekera kabisa. navuga ngo ni Rayon Sport kabisa yuzuye. Ndi kumubona banyerekere uwo bita Azizi Dawo cyangwa hera hano, dore nguwo Bayisenge Emery, nguyu Bayisenge Emery, nguwo Fisto, nguwo Yves, dore nguwo Azizi Dawo, nguwo Serumogo, nguwo Abedi, nguwo ejo aracubamba. Mureyo manuka muri comment ushyiremo imitima, ubundi unambwira uti urabona match bizarangira gutya. Banyerekere rikawo bro, nguwo rikawo. Mbabwire ko Kwizera Olivier nawe yamaze kubona ibyangombwa ejo yemerewe gukina. Ndavuga ngo aba bakinnyi bashya bose ba Rayon Sport bose ejo bemerewe gukina. Dore ngo Richard ejo mu kibuga hagati kabisa araba ari guhangana n'uwo bita Ruboneka Jean Bosco. Banyerekera Asumani ngo banyerekere kabisa, umwe mu bakinnyi bagira ishyaka muri Rayon Sport. ngo rikawo ateganye n'uwo bita Tony Kitoga. Dore nguwo Ritombo. Rayon Sport noneho wabona ifite amazina noneho y'abanyamahanga kuyasoma biryoshye cyane. Ritombo babwire umukino uheruka byarangiye gute? Umukino uheruka Rayon Sport muri championnat umukino uheruka guhura kuzihuza hano ekipe ya APR yaratsinze Rayon Sport ibitego 3, ariko mu gikombe cy'amahoro mu gikombe cya Super Coupe bibiri biheruka Rayon Sport rwose yarabitwaye. APR ntabwo igira amahirwe yo gutwara igikombe cya Super Coupe igitwariyeho Rayon Sport. Navuga ngo Murenza Budara nawe yaje kubashyigikira, n'umwe mu baje kubashyigikira. Nkubwire ko Murenzi Abudara nawe kuva ari umuyobozi wa Rayon Sport inshuro zose yagiye yaza, yaba ari umusigire yaba ari umuyobozi wayo, ekipe ya APR FC ntiramutsinda. Icyo kintu se kirakomeza kuba ku ngoma ya Murenza Budara. Ejo afate ekipe ya APR ayigaragurire hano ayitware igikombe cya shampiyona. Niba utaragura igikombe cya kiruta ibindi cya Super Coupe, niba utaragura itike, gura ikintu bita itike. Gura itike hakiri kare. Kanda akanyenyeri 939 ukande akanyenyeri ukande 3 ukanda akanyenyeri ushyireho 2 ushyireho urwego, ubundi wigurire itike. Kuvejo saa 5 stade hano iraba ifunguye. Banyerekere Bruno Ferry umutoza kabisa we Rayon Sport yakagombye kuba yaraye muri lokale, ariko umutoza yaravuze ati reka muzi ibyo mukora. Kanizi yose bimeze bite? Ngwira nkubwire Kanizi yose, ngwira umbwire ukuntu uri kubona ino Rayon Sport. Ngwino ngwino nkurikire ngiye gusesenguza uwo bita Kanizi yose Kagabo, umwe mu banyamakuru kabisa. Ishyorongi amakuru baba bayafite. Kanizi
bimeze bite ni fresh. iyi super cup uri kubona gute Rero biragoranye cyane ugiye ku rupapuro ushaka kuvuga ngo ekipe ya APR ahabwa amahirwe ariko buriya abahanga mu by'umupira bakubwira ko derby idakinwa ahubwo itsindwa. Rero ntibigutungure ku munsi w'ejo tubonye ibitandukanye n'ibyo abantu biteze, nibyo ikipe ya Rayon Sports yagerageje nayo kwiyubaka, ariko navuga ko byaba bikiri kare cyane kuvuga ko wenda aba bakinnyi yaguze kuba ejo baza bagahita batanga umusaruro. Birashoboka, nabyo ntabwo wabihakana, ariko ku munsi w'ejo nujya kureba ku rupapuro bigendanye n'uko ekipe imenyeranye, bigendanye n'uko imikino yatambutse yagiye igenda, ekipe ya APR navuga ko irimo guhabwa amahirwe. Iri guhabwa amahirwe. Urabona uno mutoza Murenza Budara inshuro zose yaba yarayoboye Rayon, yaba ari umusigire, yaba ari perezida igihe yayoboraga ari Nyanza, inshuro zose yahuye na APR ntago APR iramutsinda. Icyo kintu cyo ntago ubona ko gishobora kuba iturufu kuri Rayon Sports kuba ifite umuyobozi nka Murenza Budara ukoze ibintu navuga ngo by'ibitangaza, kugura abakinnyi mu cyumweru kimwe byibanga. Ntago ubona Murenza Budara kwa ndetse n'umutoza mushyashya ko bashobora gutanga akazi ku ruhande rwa APR. Ku giti cyanjye nabikomojeho, ntabwo njye nizerera mu mateka buryo cyane cyane byagera muri football. Buriya hari igihe ikipe inanindi burundu ikayinanira pe, kimwe nuko n'ubuyobozi nabyo bibaho ishobora kuyinanira cyane ko ngira nta nubwo nanibuka ikipe ya APR itsinda Rayon Sports muri Super Coupe, kuko ngira ngo hari i Rubavu batsinze APR igihe amatara azimaga bibiri, ejo bundi nabwo babatsinze ibitego bitatu. Urumva ko noneho wakongera n'akantu ko kuvuga ngo Murenza Budara niba agora ikipe ya APR nk'uko amateka byerekana, navuga ko nayo ni indi turufu. Gusa ikintu kimwe gihari abakunzi ba Rayon Sports bashobora gusa n'abagiraho impungenge ni ikigendanye na swad ekipe bafite. Nibyo ni ekipe yari yubatse, yazanye umunyezamu Kwizera Olivier, nta muntu ushidikanya ku mpano ye n'ubushobozi bwe, ariko nanone n'undi munyezamu nawe twabonye yuko ashobora gutsindwa ariko ntatsindwe kubera ko ari umuswa. Ikindi kuri Kwizera Olivier ni umunyezamu navuga ko nawe yari amaze iminsi adakina, ngira ngo amezi yari amaze kuba 6 niba nibuka ko yaherukaga gukina mu kwezi kwa 7 akina ari Kauka muri Saudi Arabia. Waza hano mu bakinnyi bazanye hari uyu musore bamwita Bangara na njyango na Chimanga na Rikao yakinaga. Dawo yari amaze umwaka hafi unarenga adakina. Uyu munya Bene ni Bienveni yakinaga. Ukareba ko muri rusange impungenge abakunzi ba Rayon Sports bagomba kugira za mbere n'ukubera ni kigendanye na swad cyangwa se abakinnyi bashobora kwifashishwa ku munsi w'ejo, kuko twabonye ko abakinnyi ikipe ya Rayon Sports yongeyemo benshi bari bamaze iminsi badakina. So rero kubitega ko ku mukino wa mbere noneho derby bashobora kwitwara neza bagatanga umusaruro ni ikintu gishobora kuba kigoranye, ariko nanone ku rundi ruhande ntibivuze yuko badashobora gutanga umusaruro. No byose muri football byose birashoboka. Wajya ku ruhande rwa APR nabyo ekipe ya APR imaze kumenyerana, batsinze Rayon Sports muri shampiyona, ntabwo yari ifite abakinnyi bayo bamwe barimo Dawo ntabwo yakinnye, Watara ntabwo yakinnye, uyu munsi barahari. Urumva ko uyu munsi muri make navuga ko n'amakipe biragiye guhura, noneho tuvuga ko bafite swad yabo yuzuye. Hasigaye no kureba umwiza witeguye neza niwo ushobora kuza kuba yatsira, ko ku ruhande rwa APR nyirakeka nta nibazo byinshi ifite. Ikibazo cyari kiri kuri Rayon Sports, ariko nayo nkuko derby ntabwo ushobora gupredicting uretse kuvuga bigendanye n'uko amakipe arimo kwitwara, bigendanye n'imikino iheruka kubahuza uko yagenze, n'ushobora kugenda uvuga yuko ikipe runaka ishobora gutsinda ikipe runaka, ariko derby mu by'ukuri ntago ikinwa iratsindwa. Dukomparire kuko yaba APR urayikurikirana cyane, ni hehe ubona Rayon Sports irusha APR, ni hehe ubona ni hehe ubona Rayon Sports iri kote foro cyane na APR aho irusha Rayon Sports uvuga uti iki gice imwe irakirusha indi? Kugeza aka kanya navuga ko wenda tutagiye kubeshyanya, nibyo ni umunyezamu mwiza ukiri mutoya w'umunyarwanda ukeneye guhabwa icyizere akanagira gute, ariko kugeza aka kanya umuntu witwa Ishimwe Pierre
wenda uretse kuba Kwizera amaze iminsi adakina ariko umuntu witwa Ishimwe Pierre ari navuga ko ari hasi ya Kwizera. Reka ne kuvuga ngo ari hasi ubafite kuko bose n'abanyezamu beza ariko ubafite bombi nkeka ko Kwizera ari we wakinisha. Mu kigendanye n'izamu navuga ko Rayon Sport ishobora kubihagaze neza kandi buriya umunyezamu mwiza ashobora gutsinda umukino. Twarabibonye wenda nunafata urugero kuri match ya Pyramide na APR hariya i Kigali, iriya ni match yatsinzwe n'umunyezamu wa Pyramide nta wundi. Nujya kuri kabiri Kagege ari hejuru y'abandi bakinyi bose Abasera umugo cyangwa nundi wese nakabanga bose ari hejuru. Kuri gatatu kapiteni niyo mugabo Claude niwe na prefera kuko abahari ba Rayon Sport ari ganijuru ari musore ndetse na Dawo ntago turamubona amaze n'umwaka adakina. Murax harimo MVP Clement yego naho n'urucabana nje ku giti cyanye nshobora gukinishanya na Diane abaye umutoza amwe kunyenemera ko Diane n'umwe mu defenseur beza bari muri championnat y'u Rwanda. Mu kibuga hagati mu by'ukuri umuntu witwa Sekiganda yagaragaje ko ari hejuru. Ubwo bura Mediane ya APR bazaba bafitemo hari Sekiganda buriya umutoza wa APR afite ihurizo rikomeye kuko Mediane y'abakinnyi batatu no kuvuga nimero 6 nimero 8 na nimero 10 biraza kumusaba imbaraga nyinshi cyane kuko harimo Dauda umwe mu bakinnyi nabo badashidikanywa no muri no championnat y'u Rwanda. Hari Ruboneka umwe mu bakinnyi beza b'abanyarwanda bahari. Hari Memer Dawo umunya Burkinabe playmaker navuga ko nawe ufite ubwenge bw'umupira bwinshi cyane. Ku ruhande rwa Rayon Sport hari Rikao ntago turamubona kino. Hari Richard umwe mu bakinnyi beza kabisa. Buriya Richard ngiye njya n'umuntu witwa Pierre akiri muri Rayon Sport ko iriya mose wenda ahantu bitandukanye nuko Richard adatsinda cyane ariko iyo urebye uburyo akora control y'umupira n'icyo ubona ari Pierre. Hari wagarutse ariko nanone utaragira byinshi agaragaza habareyo tutagiye kubeshyanya Abedi ntago nta kintu araha abakunzi ba Rayon Sport. Grand rendez-vous zose yarazitsinzwe yaba ari kuri ikipe Singida Black Stars ntago nta tandukano yagaragaje. Hari ngira ngo n'uyu musore ni Tambwe Gloire umwe mu bakinnyi beza navuga ko we yahise akuraho urujijo rw'abantu bamushidikanyagaho yerekana yuko ari umusore mwiza wo gutekerezwaho. Navuga ko Rayon Sport ifite ibibazo imbere kubura Aziz Basane naringiye kukikubazaho kijyanye n'abawinga ni ikibazo gikomeye cyane kuko buriya Aziz Basane n'umwe mu bakinnyi baderange batesha umutwe adversaire ufite speed wirukanka rero kumubura nkeka ko ari ikibazo gikomeye cyane. Hari ikindi hari n'uyu musore Asman arahari hari n'uyu ntuza niba uyu munya Benin niba yabonye ibyangombwa. Amakuru mfite nayo uko yabibonye ariko ubwo umuntu tutarabona kina biragoye n'umukinnyi umuntu tutarabona nyine biba bigoranye. Hari n'uyu hari na Kitoga umwe mu basore navuga ko bahetse Rayon Sport muri no minsi ba debloka match ku ruhande rwa Peri ejo defense ya Rayon Sport izabona akazi. Watara n'umwe mu bakinnyi bo kwitondera kabisa ku ruhande uyu ubona nta speed afite ariko iyo afite ballon nibwo ubibona byose ashobora kugukoresha icyo ashaka cyangwa se akaba yanagusebya. Hari uyu musore Yves surabona ari bukwiye kwatakira Rayon Sport ku munsi w'ejo. Izi ntabwo ari match z'abana kuko ubushize yaribuze kabisa. Izi ntabwo ari match y'abana kuko buriya aho gushyiramo Yves washyiramo uyu musore Bienvenue niba babonye ibyangombwa nubwo abantu batamuzi kuko buriya n'izina ubwaryo rishobora gukanga adversaire. Kuko niyo mpamvu sinzi uko ejo APR izabakinisha ariko nkeka ko ari Watara ku ruhande rumwe urundi akashyira Gilbert akatakisha Togwi umuntu ari bakunda cyane mu gihe abakunzi ba APR bo usanga bavuga Mamadusi. Nibyo ku ruhande rumwe ushobora kwibaza uyu munsi nta bintu bihambaye arakora muri APR. William Togwimea numwe mu bakinnyi bataragira icyo bagaragaza ku ruhande rwa APR ariko nanone ku rundi ruhande ushobora kwibaza ngo ntabyo aragaragaza nibyo ariko se tujya tubona abakinnyi baratama okaziyo iyo abona okaziyo zinga akazirata
icyo ni ikibazo ushobora gusanga nyine no mu gucreya cyangwa se muri playmaking role ya APR harimo ikibazo niba rutayizamu adashobora kubona uburyo byibuza uvuge ngo yabubonye araburata ibyo nabyo haba harimo ikibazo njye mpemya ko ni numwe ariko numwe mu basore ubona ko mu bakinnyi ubona ko bafite ibigango bashobora kuza nyine bakanatesha umutwe bagahangana n'ubwugarizi bwa Rayon Sport urumva Rayon Sport na APR zafite n'ibisubizo kuri bench hari abo ba Omedi umusore navuga ko nubwo yavuye muri CAN ariko byibuza agaragaje ko yari ameze neza hari bakiwanuka hari abo wenda tuvuga ashobora kubanza hanze ruboneka ashobora kuzamo asimbuye muri rusange nibyo twavugaga urajya kureba ugasanga equipe ya APR ku munsi w'ejo irahabwa amahirwe ariko hashobora kuba bitandukanye n'ibyo dutekereza. Reka ngushimire ariko ntago nakurekura utadukompariye ku kijyanye na coaching staff kuko ku kijyanye n'abakinnyi ibyo urasobanuye nyine APR ifite ibisubizo byinshi cyane kurenza Rayon Sport. Umutoza wa Rayon Sport mu mikino mikeya umaze kumubona umutoza wabonye gute umutoza wa APR igihe cyose atsinzwe usanga abakunzi ba APR batabivugaho kimwe asimbuza nabi nyine gusimbuza kwiwe biba bizwi ngo uyaravamo hajyemo uyu tugereranyije ku kijyanye na coaching staff. Ku kijyanye n'ikitwa coaching ku kijyanye na coaching ngira ngo aka kanya duhereye kuri Rayon Sport navuga ko ni umutoza ntago kubona ishusho ye mu mikino umwe ibiri amaze gutoza ni ibintu utahita ugira ariko ni umutoza iyo ugerageje kuganira n'abakinnyi reka ngewe wenda mvuge kuri icyo kintu iyo ugerageje kuganira n'abakinnyi bakubwira ko ari umutoza wumva abakinnyi urumva akababwira ibyo yifuza ko bakina mu buryo abyifuzamo kandi bakamwumva ikintu cya mbere yakoze ni friendship n'abakinnyi icyo kintu rero ni kimwe navuga ko ari imwe muri key zikomeye cyane mu bijyanye n'ubutoza buriya wenda n'ubundi reka dutanga urugero muri Rayon Sport abantu bakubwira ko buriya Robertinho nta bintu byinshi yari azi gutoza cyajya ajya no mu matsinda ariko uko abanye n'abakinnyi bakamurwanira ishyaka ikindi ni umutoza numvishe ko akina je cyangwa se nuko bibonye je isatira ntabwo gusubiza umupira inyuma ntago ashaka ibyo kuryama mu izamu niyo mpamvu bakubwira ko kugeza uyu munsi aprefera gukinisha nimero 2 nka Serumogo gukinisha akabanki kubera iki Serumogo buri gihe aba yazamutse akeneye ibintu byo gusatira urumva nta byinshi namuvugaho kubera ko ntago umuntu aramubona cyane ariko ku mutoza wa APR navuga ko kugeza aka kanya ni umutoza navuga ko abakunzi ba APR ntago bamwemera ariko nanjye iyo ngerageje kureba imikinire ye n'abakinnyi afite na condition APR ibirimo n'umusaruro atanga ntago bihuye APR navuga ko ifite abakinnyi beza pe bashobora kuba banatanga ibirenze ibyo batanga ibyo rero iyo batabitanga ikibazo kiba ari umutoza nk'uko wabivuze ni umutoza ushobora guhita utekereza niba bigeze ku minota 70 ushobora guhita utekereza umuntu ugiye guhita ujya sibyo ni umutoza bigoye ko ashobora gukora ikitwa guhindura tactique akavuga ati niba wenda nari ndimo nkina 4-3-2 reka mpindure wenda nkine 4-3-3 urumva nyine ni umutoza bigoye urabizi niba ari Togwi uvuyemo arazanamo wenda niba ari Barafinda ni Kiwanuka niba ari Gilbert Kagege uvuyemo ni Omborenga niba havuyemo wenda tuvuge nimero 10 niba hariho Dao urajya kubona ni Ramazani cyangwa ni musore Lamine Ba urumva nyine ni post par post niba nkumva neza bivuze ngo umutoza wa APR ubashije kumwiga neza wamushobora cyane kuko ntago ibintu atoza ntago wenda turetse no kugenda no kuvuga ngo abakunzi bayo ntago babyemera ko ibintu atoza ntabwo biba bigaragara neza cyangwa se ntago bigendanye n'ubushobozi abakinnyi bafite condition y'equipe irimo nibyo bakabaye batanga. Reka ngushimire cyane Kanizi urakoze cyane ku busesenguzi bwiza yari Canisius umwe mu banyamakuru bakomeye hano mu Rwanda ngira ngo aratuganirije ku bijyanye yinjiye muri APR yinjira muri Rayon